kuko ntabwo umwuka w'Imana yakubuza gufashwa n'iby'ijuru, ahubwo ni amadayimoni akurimo abari kukongorera ati byihorere nta kibirimo, byihorere ntibigufasha, byihorere uwo nta nzi no kwigisha, byihorere uwo nguwo nta n'amavuta afite. Ayo ni amadayimoni ari kuzuye, ariko yakwinjiyemo adashaka ko none kufashwa na filime. Uri kureba filime ko atakubwira ngo byihorere nturi gufashwa, iyo ureba komedi ko atakubwira ngo biveho nturi gufashwa, iyo ureba filime z'ubusambanyi ko dayimoni itakongorera kukubwira ngo byihorere nturi gufashwa, ahubwo ikongorera kubwira ngo reba n'akandi reba n'akandi. Inshuti zanyu, amajwi mwumva mujye mumenya kuyatandukanya, mumenye ngo ijwi ni iry'amadayimoni, iri ni iry'Imana. Ijwi rigukura ku nyigisho ngo nturi gufashwa, urumva atari amadayimoni akurimo. Ni gute udafashwa na Bibiliya? Hari ubwo nababwiye ibyanjye ndi kwivuga, ibi ndi kuvuga hari aho mwumvise nivuga, hari aho ndi kuvuga umugore wanjye, hari aho ndi kuvuga abana banjye, hari aho mwumvise mvuga mama wambyaye, hari aho mwumvise mvuga data wambyaye, hari murumuna wanjye navuze muri iki kiganiro. Si ubutumwa nababwiye. None ibintu byananiwe, wananiye gufashwa n'ibyo tuvuga gute niba atari amadayimoni atuma udafashwa? Niba atari abadayimoni, kuki muduha ibyifuzo ngo tubasengere? Ntimuduhe ibyifuzo birimo kubasengera ngo Imana ibakize amadayimoni atuma mudafashwa n'ubutumwa bwiza. Wumva ijambo iminota 2 ukarivaho, ariko wakumva idafite umumaro isaha 2 zigashira, ubona utafite ikibazo. Mwagiye muduha icyifuzo uti rero munsengere mfite amadayimoni atuma ntumva ijambo ry'Imana, yo nyumvisha iminota 10 mpita mbivaho, habizihorera nkumva ntibiri kumfasha ntibindyohe. Kuki ntawe turabona twandiki muri comment ngo aduhamagara tubwira uti mfite amadayimoni atuma ndafashwa n'ijambo ry'Imana? Ni munsengera ya madayimoni, ahubwo nuko twandikira dufite ibi byifuzo ibi bimeze gutya urugamba inshuti zacu. Koko ibyo nibyo wakabaye ushyira imbere ngo tugusengere kuruta kugusengera kutajufashwa n'ijambo ry'Imana kubera amadayimoni yakubanye menshi. Kuko dayimoni azi ko nufashwa n'ibi tuvuga yakuzimu utazayijyamo, uri bubone ubugingo ikuzimu nk'urugemo. Niyo mpamvu akubuza ahita guteramo nk'akantu katuma udafashwa nabyo. Kuki ibiryo bikuryohera, kuki urya inyama zikakuryohera, kuki ifiriti zikuryohera zizanakwangiza, ariko nturyoherwe n'ijambo ry'Imana. Nyuma y'iki kiganiro nkeneye abantu nzakira bakambwira bati ni mudusengere dufite umudayimoni utuma tudafashwa atuvemo, kandi ndababwiza ukuri azabavamo. Ujye uryoherwa n'ijambo ry'Imana, wumva ijambo ry'Imana urisoze. Mwaretse ubute mukareka ubunebwe ngo rifite iminota myinshi, iminota 40-50 ni myinshi wumva ijambo ry'Imana. Kubona amasaha 2 yo kumva urubuga rw'imikino, nubwo ntarukubujije niba urukunda, sindukubujije niba warabihisemo, ariko gira n'undi mwanya nawo kumva ijambo ry'Imana. Iminota 50 kubana myinshi gute, isaha imwe kubana nyinshi gute yo kumva ubutumwa bwiza, kubona 3 yo gutembera, kwirirwa usirikira. Inshuti yanjye zacu, mujye mureka tubabwiza ukuri, kuko nitutababwiza ukuri tugifite uyu munwa Imana yaduhaye, tugifite uyu mwuka duhumeka, kwazabibazwa, kwazavuga ko twabamariye iki, tubarebera Satana bariganya ntitubabwire iki twaba tumaze. Hari inyigisho umwe Imana ampe mu minsi yashize ashaka kuzabigisha ivuga ngo uburangare bw'abarinzi n'ingaruka byazanye ku bantu b'Imana. None natwe turangare koko pe, ntitubereke uburyo mwinjiranywe. Urashaka ihe viza? Urashaka viza yo kujya ikuzimu? Ngiyi inzira ugomba kuyibonamo. Urashaka viza yo kujya muri paradizo? Ngiyi inzira ugomba kunyuramo ubona iyo viza. Ntako tutabagira, ntako tuba tutabagize rwose, ntacyo tutakora ngo tubereke icyerekezo mu mpande zose. Kuzimu ifite amarembo menshi. Niyo mpamvu umupagani wo muri Kongo yaguye yapfuye ntagomba kumanukira mu Rwanda, wo mu Rwanda yapfuye ntagomba kujya kumanukira muri Amerika, wo muri Amerika yapfuye ntagomba kumanukira muri Afurika. Kuzimu ifite amarembo menshi. Dayimoni nazo zijya zitanga ibyifuzo. Zatanze icyifuzo kuri Yesu. Yesu, icyo tukwisabiye, turabona ushaka ntutwice urupfu rw'agashinyaguro, ahubwo tugirira imbabazi, ntutwohereze kuzimu kano kanya, utwohereje kuzimu kano kanya, waba utwishe urupfu rw'agashinyaguro, ahubwo tugirira imbabazi, wohereze mu ruriya muganda w'ingurube uri hariya, aba ari wo twigiramo. Urebe ukuntu Yesu agira impuhwe zamusagutse, urebe ukuntu Yesu agira impuhwe zimwuzuye. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ijuru n'isi baruririmba kugeza iteka ryose.
aha rero Bibiliya itugaragarije gukurwa mu mubiri k'umuntu aba adafite ubugingo, yinjiye mu minsi y'agateganyo azavamo ajya gukatirwa. Arabo numvise ngo ushaka ngo kujya ikuzimu ngo ajya mu irimbi ngo akafata ngo amagi ngo akayakubita hasi ngo akunama ngo hagakinguka ngo akamanuka akajya ikuzimu. Ubu se mumaze gukuraho zingahe? Mbona zabazengereje ingingo zanyu zibacumuza amanywa na nijoro. Ubu mwakuyeho izi akarimi kazakujyane kuzimu, akarimi ayo maso yawe azatuma ujya kuzimu, uwo munwa uba ushyugumbwa kubeshya utuma ujya kuzimu. Yesu ati ukureho ukatsindwa. Rifuti y'iminota 20-30 iratuma uhemukira Imana ujya ahantu haba urunyo. Bibiliya tubwiye ngo urunyo rwaho ntabwo rujya rupfa n'umuriro waho ntuzima. Rifuti yonyine. Ureka ababirirwa bateta ngo twagiyeyo ngo habaye ubucuruzi ngo tuzana amafaranga ngo tugira gute. Ibyo bibera mu isi brada, ibyo bibera mu isi. Ubwo bucunyi n'ubwo bukonikoni n'ubwo bupfumu bubera ku isi. None rero n'Imana niko bimeze. Iyo ugitandukana n'uyu mubiri ujya gusogongera ku mubabaro. Iyo ugiye kuzimu usogongera ku mubabaro, ariko umubabaro wuzuye wagenewe, igikombe cyawe cyuzuye cyiza gifatika rwose kikubereye cy'umubabaro baguteguriye, ubu taracyakira cyose ku mugaragaro, kubera ko ubu taragera igihe gukatirwe noneho ucirwa urubanza neza mu buryo bwemewe na mategeko. Abantu bagikuzimu bafata kuri avance y'umubabaro, baba bahaye avance y'umubabaro bazagira nyuma yuko bazakatirwa, kuko imiterere ya kuzimu rero niyo ngezeho. Ikuzimu hateye hate? Ikuzimu ndashaka kubera ku buryo abadayimoni batinya kuzimu. Ndagira ngo tugendane inshuti zanjye, ntega amatwi. Kuzimu hakira bande, ariko ubundi kuzimu nta mishinga ihakorerwa, nta mashansi yahaba yo kubaka, nta nganda zibayo zikora ibintu runaka nkuko bamwe bavuga ngo wabaye inganda ngo zikora amavuta. Wapi, ni ibinyoma n'ubuteka mutwe. Nganda ziba hehe ko inganda ziba ku isi? Yesu ugirira imputu dayimoni azananirwa kukubabarira umusabye imbabazi? None zo mugira ngo Yesu icyifuzo cy'utudayimoni ntiyacyumvise? Yaracyakiriye. Kuzimu ivugwa inshuro zirenga 100. Nuvuga ngo inshuro Bibiliya ivuga ikuzimu ziruta cyane izo ivuga ijuru. Utaka kwabo ngo byateye ubwoba iteraniro ryose, ngo rirahunga riravuga ngo duhunge turashize. Kwari ugutaka kwa ba bantu, ya miryango imanuka igikuzimu ari bazime ikanuye amaso. Aho rero bahita kuzimu. Icyo cyari icyumba cya kabiri cyakira abantu nyuma yo gutandukana n'uyu muntu wacu w'inyuma cyitwa kuzimu. Yesu Kristo nashimwe cyane inshuti zacu tubana mu biganiro byacu umunsi ku munsi. Mbasuhuje mbifuriza amahoro. Iyi ni indamukanyo kenshi muzajya munyumvana. Ni shalom, na amahoro ya Kristo mbifuriza. Ni amahoro umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ni amahoro umuntu abasha kugira ari mu bitaro, ni amahoro umuntu abasha kugira ashonje, ngo ni amahoro umuntu abasha kugira ari mu kaga gakomeye. Hari umuririmbyi witwa Muimpundu waririmbye iyo ndirimbo ivuga ngo amahoro Yesu atanga ntabwo agira akagero. Ayo rero niyo mbifuriza, adaturuka ku bwinshi bw'ibiryo mwariye, adaturuka ku myambaro myiza mwazindukanye, ni amahoro adaturuka mu nzu nziza mubayemo, ni amahoro adatangwa n'imodoka nziza ugendamo, ni amahoro atangwa na Yesu, ava muri Kristo Yesu. Ayo niyo mbifurije. Uyabifuriza nta wundi ni mwene so muri Kristo Yesu. Ubwo nvuze mwene so kubo dusangiye urugendo, kubo dusangiye gucungurwa, Misago Alfred, umuvugabutumwa, umwigisha w'ubutumwa bwiza, umusesenguzi mu by'ijambo ry'Imana, ariko ntidusesengura nk'abisi. Ni muri bwa bushakashatsi bwo gushakashaka uburyo twamenya icyo Imana ishima ndetse n'icyo ishaka. Mbahaye rero ikaze aho muri hose, aho muherereye hose, mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Muranyemerera mbere ya byose twiragiza Imana, tubanze isengesho, nitumara kwiragiza Imana dukomeze tuganira ijambo ry'Imana. Mana nziza,
Imana idukunda cyane, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, se umwami wacu Yesu Kristo ndagushimiye kuko ari wowe utubashisha kandi udushoboza kuvuga ibyo tuvuga. Shimuhimbazwe rero ko nanone duhaye kano kanya uyu mwanya ngo tube kuri izi kamera, tuganire ijambo ryawe n'ubwoko bwawe, tuganire ijambo ryawe nabo waremye, tuganire ijambo ryawe nabo wahamagaye, tuganire ijambo ryawe nabo watoranije, tuganire ijambo ryawe nabo ushaka kwikiriza ukabakiza umujinya wenda kuzatera kuri iyi si yacu. Nyambika imbaraga nk'umugaragu wawe, unyuzuze umwuka wera, amavuta yawe kuri nge, simvuke ku bwanjye ahubwo nyoborwe n'umwuka wera muzo mvuga n'ibyo nigisha, ntibigaragaze ubwenge bw'umuntu ahubwo bigaragaza umwuka wera uri muri ngewe, maze icyuboro gikomeze kikugarukire kuko ari icyawe gihorana ibihe byose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze cyane rero, reka nongere mbibutse ko turi muri cya kiganiro cyitwa menya ukuri, ukuri kukubature. Menya ukuri, ukuri kukubature. Narababwiye nti jya urarika bagenzi bawe, ubabwira uti nimuze mwumve menya ukuri, ukuri kukubature. Nk'uko ushobora kumuhamagara ati shira kuri radio ifite umurongo uyu n'uyu nguyu, twumva ikiganiro, twumva inyigisho, twumve cya kiganiro, twumve teatere, inkinamico igiyemo, kiganiro iki n'iki kigiyemo, ni nakubasha kumurarika ukamubwira ngo jya kuri cano y'abakozi b'Imana wumve cya kiganiro cyitwa menya ukuri, ukuri kukubature. Muri menya rero ukuri kukubature hari tuboneramo inyigisho nyinshi zitandukanye, ariko ubu none hari inyigisho dufite turi kugenda tubigisha mu buryo bw'ama episode, mu buryo bw'ama episode, mu buryo bw'amaseri. Iyo nyigisho rero yitwa rinda uw'imbere kuzazerera nyuma yo gutandukana n'uw'inyuma. Ubwo ku bantu twabanye twagendanye muri ibi biganiro barabyumva, bo barabyumva. Tugeze ku gice cya gatatu, uyu munsi turavuga igice cya kane. Ubwo rero utarabashije kuyumva no kuyibona, ushobora kujya kuri Isaro TV, iyi nyigisho wayihabona, ndetse no kubimukira TV naho twayishyizeho, naho twarayihanyujije, naho wayibona. Aho hose ubasha kuhasanga iyi nyigisho yitwa menya ukuri, ukuri kukubature. Noneho rero muri menya ukuri kukubature turi ku nyigisho ivuga ngo rinda uw'imbere, rinda uw'imbere kuzazerera nyuma yo gutandukana n'uyu w'inyuma. Abana b'Imana, buriya hari ijambo Petero yavuze mu rwandiko rwa mbere, mu rwandiko rwa kabiri igice cya gatatu 17, aho yavuze ngo ubwo muburiwe hakiri kare mwirinde, mutariganywa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu. Iri jambo ryitwa kuburirwa hakiri kare ni ugutungirwa agatoki hakiri kare, icyari bukwice, icyari bukugirire nabi, icyari bukubuza amahoro, ugatungirwa agatoki kare, ukabwirwa ngo ntunyure hariya ni habi. Burya umuntu aramutse agutungiye agatoki akakubwira ngo ntunyure hariya ahantu ni habi, ukanguka hanyurira icyo ukagwa mu rwobo, ni we waba wijize. Niko Imana abwiye Ezekiyeli, haba muri kiriya gice cya 33 na biriya bice bindi bibanza bya gatatu, yaramubwiye ngo Ezekiyeli nkugize kuba umurinzi, ninkubwira nti bwira umunyabyaha, nubwira umunyabyaha ngo gupfa kuzapfa, ntahindukire ngo ave mu byaha bye, icyo gihe ubwe niwe uzaba wizize, amaraso ye niwe uzayabazwa. Ariko nutamubwira, icyo gihe azarimbuka, ariko uzabazwa amaraso ye. Twe rero turahari ngo tuvuze impanda, tubabwire icyo tugomba kubabwira. Niba tuvuze ngo rinda uw'imbere kuzazerera, tubikubwiye kare utarapfa, tubikubwiye kare uw'imbere akiri kumwe n'uw'inyuma. Ni umugisha rero ubwo uw'imbere akiri kumwe n'uw'inyuma, birashoboka cyane ko warinda uw'imbere kuzazerera nyuma yo gutandukana n'uyu w'inyuma. Ni ibintu bishoboka rero, wenda inyigisho twayitangiye bamwe batabyumva, bumva ko bidashoboka, bumva ko bidakunda, ariko uko tugenda twigira imbere no muri komenti zanyu turabibona, mugenda mubona ko koko bishoboka ko bazerera, ndetse muzarushaho kugenda mubibona uko tuzagenda twigira imbere, mubona ko koko umuntu wacu w'imbere mu gihe yaba abuze ahaturiza, mu gihe yaba atarinzwe, yazahinduka inzererezi. Muzirikane ijambo nanone twasomye mwitangira ry'inyigisho riri mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike 5:23, ryaratubwiye ngo umubiri, umwuka, ubugingo byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo
azagaruka. Byumvikane ko rero biramutse bitarinzwe bizazagibwaho n'umugayo. Hariya mu rwa kabiri rw'Abanyakorinto mu gice cya 4:18 ho uhere kuri 16 kugera 18 ho haratubwiye ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza ariko w'imbere ahinduka mushya uko bukeye nuko bwije. Murumva ko dufite umuntu wacu w'inyuma usaza ariko tukagira n'uw'imbere uhinduka mushya mu gihe wa wundi w'inyuma yashaje. Mu uyu munsi rero turakomeza n'igice cya 4. Nabibutsa ko ibice byabanje hari igice cya mbere twasobanuye tugaragaza mu by'ukuri impamvu abazimu biyongereye muri iki gihe cyacu ugereranije n'ikindi bindi bihe byabanje. Mu gice cya kabiri twagaragaje itandukaniro riri hagati y'abazimu ndetse n'abadayimoni kuko usanga abantu benshi babyitiranya. Mu gice cya gatatu twatangiye no kubereka ibizumba bigera muri 3 bizakira abantu nyuma yo gukurwa muri uyu mubiri, byakira wa muntu wacu tujya tuvuga ko yitabye Imana, rimwe na rimwe tunamubeshyera atayitabye nuko atagaruka ngo yivugire, wenda yakabaye aza akavuga ngo kuki mwambeshye ngo nitabye Imana kandi ntayitabye. Uretse ko ndavuze ngo nuko atagaruka, uretse ko bamwe nyine baranagaruka nkuko turi kubibabwira, bakabereka koko kw'ikinyoma bababeshye babavuga ko bitabye Imana ku munsi babashyinguraga batigeze bayitaba ahubwo bafite ibindi bintu bitabye. Ubwo turakomeza n'icyumba cya kabiri. Twababwiye icyumba cya mbere cyitwa paradizo, noneho tugiye gukomeza n'icyumba cya kabiri. Icyo rero ni ikihe? Ntega amatwi bana nanjye muri iyi nyigisho uragisobanukirwa. Ni ikihe cyumba cya kabiri cyakira abantu bacu, umuntu wacu w'imbere nyuma yo gutandukana n'uyu w'inyuma? Reka nsome ibyanditswe. Ndahera muri Zaburi ya 55 umurongo w'16. Zaburi ya 55:16 haragira hati 5:16 urupfu rubatungure bamanuke bajye ikuzimu bakiri bazima, kuko gukora ibizaha kuri mu mazu yabo no mu mitima yabo. Uyu ni Dawidi. Urupfu rubatungure yuhereye haruguru abagaragaza abanzi be kugira ku rwego avuga ngo ni urupfu ni rubatungure bamanuke bajye ikuzimu bakiri bazima, kuko gukora ibizaha kuri mu mazu yabo no mu mitima yabo. Munyemerere nongereho iri jambo riri mu gitabo cy'umubwiriza igice cy'8 umurongo waho wa 10 aho dusanga ijambo ry'Imana rigira riti nabonye abanyabibi babambwa bakagikuzimu kandi abakoze ibitunganye nabo bakurwa mu buturo bwera bakibagirana mu murwa, ibyo nabyo ni ubusa. Nabonye abanyabibi bahambwa bakagikuzimu kandi abakoze ibitunganye nabo bagakurwa mu buturo bwera bakibagirana mu murwa, ibyo nabyo ni ubusa. Uyu rero ni umugabo witwa Salomo. Tugiye kuvuga icyumba cyitwa ikuzimu. Tugiye kuvuga kuzimu. Kuzimu abantu benshi bayivuga nk'abayizi ariko batanayizi. Benshi bayivuga nk'abayizi, kuzimu benshi bayivuga nk'aho bahageze kuko nyine ari ijambo riri common cyane mu bantu. Kuzimu ubundi ibintu bizwi, amagambo azwi cyane ku bintu bigendanye na nyuma y'ubu buzima ni ijuru na kuzimu. Utavuze ikuzimu avuga ijuru, utavuze ko umuntu yagiye mu ijuru avuga ko yagiye ikuzimu, utavuze ko yagiye ikuzimu avuga ko yagiye mu ijuru. Ariko se koko mu by'ukuri kuzimu ni hehe? Kuzimu hameze hate? Kuzimu hazajya bande? Hakira bande? Ko paradizo yo twabonye ko yakira abakuwe muri uyu mubiri bafite ubugingo bakaharuhukira, hakamera nk'uburuhukiro cyangwa se hakaba uburuhukiro baturijemo kuzageza igihe cy'umuzuko. Noneho ikuzimu ho hakira bande? Mbibutse ko ariko tuzababona n'ikindi cyumba cya gatatu kitari ikuzimu. Ubwo rero watangira gutekereza nabwo ukavuze iki cyumba cya gatatu kitari ikuzimu ko tumaze kubona icyitwa paradizo twitaga ijuru, tukaba tubonye icyitwa kuzimu. Ubwo none icya gatatu ni ikihe? Ibyo byose rero ayo matsiko yose muzayashira muri izi nyigisho turi kubigisha.
twihuse rero ikuzimu, iki cyumba cyitwa kuzimu Bibiliya ikivugaho inshuro nyinshi kuruta uko ivuga ijuru, kuko kuzimu ivugwa inshuro zirenga 100 muri Bibiliya. Kuzimu ivugwa inshuro zirenga 100, nuvuga ngo inshuro Bibiliya ivuga ikuzimu ziruta cyane izo ivuga ijuru. Ubwo rero byumvikane ko nuko kuzimira hari. Ubwo muri izo nshuro zose bagenda bayigarukaho, haro bagaragaza imiterere yayo, uko imeze, uko iteye. Kuzimu irahari. Kuzimu rero haba bande hakira bande. Ikuzimu hakira imyuka y'abapfuye barimbutse ariko bari barameshe kamwe bagakorera Satani ku mugaragaro byemewe n'amategeko. Ndagira ngo tugendane inshuti zanjye, ntega amatwi. Kuzimu hakira bande. Kuzimu yakira abantu bapfa bakarimbuka ariko babayeho muri ubu buzima bari barameshe kamwe bagakorera Satani mu buryo bwemewe n'amategeko. Ntiwambaza uti se koko hari abantu bakorera Satani mu buryo bwemewe n'amategeko? Cyane rwose barahari. Hari n'amadini ya Satani yemera ko akorera Satani, hari n'abantu babyiyemerera ko bakorera Satani. Utabyemeye abihamishije akanwa, abyemera abihamishije ibyo akora, ibikorwa akora, imbuto yera, ubuzima bayemo ubwabyo nabwo buravuga. Ubuzima buravuga, imibereho iravuga, imbuto ziravuga, ibyo umuntu akora biravuga, ibikorwa byawe biravuga. Hari abantu ro bameshe kamwe mu gukorera Satani, babizi neza ko bazarimbuka, atanatinya kukubwira ati rwose mujye mugenda musenga iyo mana yanyu, ngewe ndabizi neza ko nzarimbuka, akabikubwirira rwose akabivuga. Uyu muntu ro barameshe kamwe agakorera Satani byemewe n'amategeko, yapfuye ajya ikuzimu, nk'uko ijambo ry'Imana ribitugaragariza mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka 16 here kuri 22 kugera kuri 23. Aba bantu bajya ikuzimu, Yesu yavuze ko iyo bahageze ikuzimu batangira gusogongera ku mubabaro w'igihano bazahabwa n'Imana nyuma yo kuzacirwaho urubanza. Mu yandi magambo, mu yindi mvugo wenda yakumvikana cyane, bafata kuri avance. Aha abantu bagikuzimu bafata kuri avance y'umubabaro, baba bahaye avance y'umubabaro bazagira nyuma yuko bazakatirwa. Kuko iyo umuntu apfuye mujye mubibara, agapfa adafite ubugingo arimbutse, mujye mubibara nk'umuntu bajyanye muri gereza akinjizwa muri ya minsi leta yita ngo ni iminsi 30, akazabona kujya kuburana. Mujye mufata nk'aho ari nk'iminsi 30 atangiye ariko iburana rikaba ritaragera. Kandi mwibuke ko iyo umuntu ataraburana aba ameze nk'ukekwaho, ndetse baravuga ngo akekwaho, kabone n'ubwo ibyo yakoze bizwi, yishe umuntu bigaragara, yararwanye bigaragara, yaribye biragaragara, n'ibimenyetso birahari, ariko kuko ataraca imbere y'umucamanza ngo akatirwe, acirwe urubanza n'amategeko amukatire, icyo gihe bamufata bavuga ngo akekwaho. Noneho rero n'Imana niko bimeze. Iyo ugitandukana n'uyu mubiri ujya gusogongera ku mubabaro, iyo ugiye ikuzimu usogongera ku mubabaro, ariko umubabaro wuzuye wagenewe, igikombe cyawe cyuzuye cyiza gifatika rwose kikubereye cy'umubabaro baguteguriye, ubu utaracyakira cyose ku mugaragaro, kubera ko ubu utaragera igihe ngo ukatirwe noneho ucirwe urubanza neza mu buryo bwemewe na mategeko. Iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 4 umurongo wa 5 haravuga ngo nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyarwo kitarasohora, kugeza ubwo umwami wacu azaza agatangaza ibyari zarahishwe mu mwijima kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mutima. Ubwo nibwo umuntu wese azahabwa n'Imana ishimwe rimukwiriye. Aha rero Bibiliya itugaragarije gukurwa mu mubiri k'umuntu, aba adafite ubugingo, yinjiye mu minsi y'agateganyo azavamo ajya gukatirwa, kuko hazabaho igihe cyo kujya gukatirwa, akaburana, yamara kuburana agakatirwa.
imanza zirahari, Bibiliya irazigaragaza, igihe cy'imanza kirahari, Bibiliya irakigaragaza. Ubwo twese tuzateranira imbere y'intebe ya Kristo, umuntu wese acirwa urubanza rukwiranye n'ibyo yakoze, abantu bazitabira imanza. Bibiliya iti rero mu gihe icyo gihe kitaragera, mwirinde guhita ko mwanzura ko runaka agiye aha, mubanze murindire hazabeho iburanisha, nyuma y'iburanisha habeho gukatirwa n'amategeko, abone kujya yakoherezwa hakwiriye, yahabwa igihano cye yagenewe kimukwiriye. Uyu muntu rero yagiye ikuzimu atangira gusogongera ku cyo bita avance y'umubabaro azahura nawo mu gihe azaba amaze gukatirwa. Iyi avance rero turayibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice k'16 uhere ku murongo waho w'19 kugera 31, tuhabona avance ibikuzimu y'umubabaro abantu basogongeraho bageze muri iki cyumba cyitwa kuzimu, nk'icyumba cya kabiri cyakira abantu nyuma yo gukurwa muri uyu mubiri. Imiterere ya kuzimu rero niyo ngezeho. Ikuzimu hateye hate? Ikuzimu ni ahantu habi, ni ahantu habi ku buryo n'abadayimoni bahatinya. Ubwo nimwumva mvuze ngo ikuzimu n'abadayimoni barahatinya, ubwo wahita wibaza ngo none niba bahatinya babahe? Nkuko nitwigira imbere tuzagenda tubibona, ariko ntimukumvise ko abadayimoni babikuzimu. Ndashaka kubera ku buryo abadayimoni batinya kuzimu. Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice cy'8:27, Bibiliya itugaragariza ko abadayimoni batinya kuzimu, bagatinya kuhajya, kuko bazi ko kujya kuzimu bingana no kurimbuka, kandi ko bazi ko hari akantu k'agahenge babaye bahawe mbere yuko bazarimburwa burundu bagakatirwa. Hari agahenge bahawe ko kubabohesha icyo bita iminyururu y'umwijima. Nitugera mu cyumba cya 3 nzabibereka, cyakira bamaze gukurwa muri uyu mubiri. Aba badayimoni rero batinya kuzimu kuko bazi ububi bwaho, ariko byaba bibabaje ku umudayimoni yabatinya kuzimu, ariko wowe ukahatinyuka, ugasanga warahatinyutse rwose. Ubuzima ubayemo, ibyo ukora byose uba uri kuhacukura, uba uri kwiyongerera uwo mwobo waho, uba uri kwishakira irembo. Ntunarindira wenda kuzaca mu marembo yagenwe ya kuzimu ngiye kubereka, ahubwo wowe uri kuyishakira, urayihangira umunsi ku munsi. Kuki abadayimoni batinya kuzimu uri ko ukaba utahatinya? Ubundi wizeye iki? Ni iki wizeye gituma utinyuka kuzimu? Aho muri Luka 8:7 tuhabona umugabo umwe cyangwa umuhungu umwe wari ufite dayimoni zamukuye mu bantu zimujyana mu irimbi. Akubitanye na Kristo, dayimoni zaje gutaka cyane. Mu gutaka kwazo zagejeje icyifuzo kuri Yesu. Dayimoni nazo zijya zitanga ibyifuzo. Zatanze icyifuzo kuri Yesu. Yesu, icyo tukwisabiye, turabona ushaka ntutwice urupfu rw'agashinyaguro, ahubwo tugirira imbabazi, ntutwohereze kuzimu kano kanya. Utwohereje kuzimu kano kanya waba utwishe urupfu rw'agashinyaguro, ahubwo tugirira imbabazi, utwohereze muri uriya muganda w'ingurube uri hariya, aba ari wo twigiramo. Urebe ukuntu Yesu agira impuhwe zamusagutse, urebe ukuntu Yesu agira impuhwe zimwuzuye. Warangiza ngo ntazakugirira imbabazi, ukagira ngo wihannye ntiyakubabarira. Yesu ugirira impuhwe utudayimoni azananirwa kukubabarira umusabye imbabazi? None mugira ngo Yesu icyifuzo cy'utudayimoni ntiyacyumvise? Yaracyakiriye. Munsabye kubohereza mu ngurube, ati okay, ngaho nimugende muzige mu bwari byo munsabye. Ntibazigiyemo se zicanganyukisha, dayimoni zicanganyukisha za ngurube zitaziroha mu mazi. Ariko nikigaragaza ko hari akaririmbo k'149 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ijuru n'isi baruririmba
kugeza iteka ryose. Urukundo rw'Imana yacu ngo rusumba ukwezi, rusumba ukwezi, rusumba izuba, ngo ni kuzimu rugerayo. Ni kuzimu. Imana igira urukundo rwinshi. Yesu ati nimujye mu ngurube ubwo ari byo munsabye. Ariko aba badayimoni mu gutaka badashaka kujya ikuzimu, cyari ikimenyetso cy'uko ikuzimu ari habi. Bahatinye baravuga ngo tuhagiye twaba turimbutse vuba, kandi igihe cyacu kitaragera. Reka dusabe Yesu aduhe poromosiyo ye kutwohereza ikuzimu kano kanya twigire mu ngurube. Aho bahita ikuzimu, abadayimoni batinya. Turi ku cyumba cya kabiri cyitwa kuzimu, cyakira abantu bamaze gukurwa muri uyu mubiri, kikakira abapagani bari barameshe kamwe bagakorera Satani mu buryo bwemewe n'amategeko. Byumvikane ko icyumba cy'ikuzimu kugikorera visa, kugira ubone visa yacyo, ni ugukorera Satani mu buryo bwemewe n'amategeko. Kubona visa ya paradizo ni ugukorera Imana mu buryo bwemewe n'amategeko butiyoberanye. Urashaka ihe visa? Urashaka visa yo kujya ikuzimu? Ngiyi inzira ugomba kuyibonamo. Urashaka visa yo kujya muri paradizo? Ngiyi inzira ugomba kunyuramo ubona iyo visa. Ntako tutabagira, ntako tuba tutabagize rwose. Ntacyo tutakora ngo tubereke icyerekezo mu mpande zose. Kandi n'Imana na kamere y'Imana niko imeze. Ntugire ngo wenda ngo ni ibintu twihimbira. Na kamere y'Imana niko iri. Idushirira inzira ebyiri imbere tugahitamo. Ngubu ubugingo, nguku kurimbuka, hitamo. Nanjye rero mberetse visa, ngizi visa uburyo zibonekamo ni gutya. Ububi bwa kuzimu nari mbabwiye ko ari habi. Ikuzimu ni ahantu habi kugera ku rwego abadayimoni bahatinya. Nibyo nari maze kubabwira. Ikuzimu hateye ubwoba ku buryo Yesu yatanze inama ko aho kugira ngo ujye ikuzimu ufite ingingo zose, wafata ingingo zigucumuza ukazica, ukazajya mu ijuru ufite nkeya, kuruta ko wajya kuzimu. Kuko kuzimu ngo haba urunyo, ngo urunyo rw'ikuzimu ngo ntabwo rujya rugira ubwo rupfa. Mariko igice cy'ikenda 43, uyu ni Yesu atanga inama y'uko abantu bagomba kwirinda ikintu cyose cyatuma bajya ikuzimu, ahubwo aho kugira bajyeyo, icyatuma bajyeyo bagikuraho kabone niyo rwaba rugingo rumucumuza. Ubu se mumaze gukuraho zingahe ko mbona zabazengereje ingingo zanyu zibacumuza amanywa na nijoro? Ubu mwakuyeho izihe? Akarimi kazakujyane kuzimu? Akarimi? Ayo maso yawe azatuma ujya kuzimu? Uwo munwa uba ushyugumbwa kubeshya utuma ujya kuzimu? Yesu ati ukureho ukatsindwa. Mariko 9:43, Yesu ati ukuboko kwawe ni kugucumuza uguce. Uwo ni Yesu. Ibyiza nuko wakinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe, biruta ko wajya muri Yehonomu y'umuriro utazima ufite amaboko yombi, aho urunyo rwaho rudapfa kandi n'umuriro ntuzime, n'ikirenge cyawe nikigucumuza ugice. Ibyiza nuko wakinjira mu bugingo usigaranye ikirenge kimwe, biruta ko wajugunywa muri Yehonomu ufite ibirenge byombi, aho urunyo rwaho rudapfa kandi n'umuriro ntuzime, n'ijisho ryawe nirigucumuza urinogore. Ibyiza nuko wakwinjira mu bwami bw'Imana usigaranye ijisho rimwe, biruta ko wajugunywa muri Yehonomu ufite amaso yombi, aho urunyo rwaho rudapfa kandi n'umuriro ntuzime, kandi n'umuriro ntuzime. Inshuti zanjye, none
niba Yesu agera ku rwego avuga ngo urugingo rwose rwazatuma ujya ikuzimu uzaruce, none ukaba uri gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima kakaba kagiye kuzatuma ujya ikuzimu, urabona bizagenda bite inshuti yanjye? Ibi Yesu ntiyabivugiye wenda ngo ingingo muzimareho, kuko nkurikije uburyo ingingo zibacumuza mwazanazimara koko. Hari n'izikomeye ahubwo zibacumuza mwanaca mukahita munapfa, zibacumuza cyane. Nawe reba urugingo rugucumuza, reba ubwoko bw'urugingo rugucumuza, urebe niba uruciye waramuka cyangwa warara. Iki Yesu yakivugiye iki? Yashatse kugaragaza uburemere n'umubabaro bya kuzimu, ashaka kugaragaza agaciro n'ibyiza by'ubwami bw'Imana, kugera ku rwego atanga icyo kigereranyo mu buryo bwumvikana, mu kumvikanisha ko nta kintu na kimwe, niki kiruta umubiri wawe, niki kiruta urugingo rwawe muri ubu buzima, kiruta urugingo. Waca ukuboko ugaca ijisho, ugaca izuru, ugaca imyanya yawe y'ibanga, niki kiruta urugingo? Aho rero Yesu yarashatse kuvuga ngo niba urugingo rwawe rukomeye waruca. Kuvuga ngo waruca ni nko kukubwira ngo ikintu cyose urwego cyaba kiriho cye kugucumuza ku buryo ujya muri yonomo. Ariko iterabwoba ry'umupagani utarakebwe riratuma ukora ku byashinganywe, ejo uzajya ikuzimu. Akamanyu k'umutsima karatuma uhemukira Imana, ejo uzajya ikuzimu. Agashahara k'intica ntikize karatuma ubabaza Imana, kazatuma ujya ikuzimu. Ifunguro ry'akanya gato riratuma ubabaza Imana, ejo ujye hari ahantu haba urunyo rutajya rugira ubwo rupfa ngo rurangire. Akantu gato cyane, gato rifuti y'iminota 20-30 iratuma uhemukira Imana, ujya ahantu haba urunyo. Bibiri tubwiye ngo urunyo rwaho ntabwo rujya rupfa, n'umuriro waho ntuzima. Rifuti yonyine. Telefone ya smart mukobwa yonyine iyi iratuma ubabaza Imana, ejo ujya ahantu urunyo rudapfa n'umuriro ntuzima. Iyi smart iyi yonyine. Mu gihe Yesu avuga ngo uretse no gucumuzwa n'ikindi cyari cyo cyose, n'urugingo rwawe nubona ko rwatuma ujya ikuzimu, waruca. Rinda uw'imbere kuzazerera nyuma yo gutandukana n'uw'inyuma. Niyo magambo turi kuganira mu kiganiro cyitwa Menya ukuri kukubature, aho tugeze ku gice cya 4 cy'inyigisho, aho turi kuvuga kuri bya byumba byakira abantu bamaze gutandukana n'uyu mubiri, aho turi ku cyumba cya 2 cyitwa kuzimu, aho turi kugaragaza ububi bwa kuzimu. Kuzimu ni ahantu habi. Ureka babirirwa bateta ngo twagiyeyo ngo habaye ubucuruzi ngo tuzana amafaranga ngo tugira gute. Ibyo bibera mu isi brother, ibyo bibera mu isi. Ubwo bucunyi n'ubwo bukonikoni n'ubwo bupfumu bubera ku isi, bubera ku isi rwose. Isi ifite kuzimu yayo nayo irahari rwose. Abantu baboneramo ubutunzi, baboneramo ibintu byinshi, bagatwarwa ubwonko n'ibitekerezo n'imitima, hagasigara ikibiri gusa kiri aho ngaho, tukareba twagira ngo ni umuntu, kandi ari ikibiri kiri aho, ariko ubwonko n'ibitekerezo barabutwaye, baramaze kubusahura, barabijyanye. Ariko ubundi kuzimu nta mishinga ihakorerwa, nta mashansi yahaba yo kubaka, nta nganda zibayo zikora ibintu runaka nk'uko bamwe bavuga ngo wabaye inganda ngo zikora amavuta. Wapi, byo ni ibinyoma n'ubutekamutwe. Nganda ziba hehe? Ko inganda ziba ku isi zagirwa wenda n'abakozi ba Satani ku isi, zikagirwa n'abana n'abadayimoni ku isi bakorana n'abantu, ariko ntabwo ikuzimu haba inyubako, ntabwo haba inganda. Ni ahantu h'umubabaro, ni ahantu hababaza iteka ryose. Uhagiye ahora ataka, ahora boroga, ahora avuza urwamo. Mukristo ngo yanyuze ku mwobo waho ngo yumva urusaku rwinshi rw'amajwi y'abataka baboroga, bataka cyane. Iyo bayita kuzimu. Yesu ati icyatuma ujyayo uzagikureho. Ikuzimu haba amarembo menshi. Yesu yavuze ko haba amarembo menshi ku buryo aho umanukiye hose uhita ugenda. Arabo numvise ngo ushaka ngo kujya ikuzimu
ngo ajya mu irimbi ngo akafata ngo amagi ngo akayakubita hasi ngo akunama ngo hagakinguka ngo akamanuka akajya ikuzimu. Hari n'agace kamwe, hari igihugu kimwe bavuze ko ariho amarembo ya kuzimu ari. Matayo 16:18 Yesu ati ikuzimu ufite amarembo menshi, aho yabwiye Petero aramubwira ati Petero mwana wanjye, itorero ryanjye ahantu ryubatse ni ku rutare, niyo amarembo y'ikuzimu yakingukira rimwe ntabwo yarishobora. Kuzimu ifite amarembo menshi. Niyo mpamvu umupagani wo muri Kongo iyaguye yapfuye ntagomba kumanukira mu Rwanda, uwo mu Rwanda yapfuye ntagomba kujya kumanukira muri Amerika, uwo muri Amerika yapfuye ntagomba kumanukira muri Afurika. Kuzimu ifite amarembo menshi, aho uguye umanukiraho. Nari mbabwiye nti kuzimu ifite amarembo menshi, aho umanukiye hose urahagera. Ntabwo uzagwa muri Amerika ngo uzumanukire mu Rwanda, ntuzagwa mu Rwanda ngo ujye muri Canada ngo uhamanukire. Kuzimu ifite amarembo menshi nyine nk'uko yatangajwe na Kristo muri Matayo 16:18. Kuzimu rero hari umugabo umwe utajya guripfana, yagiraga amasengesho navuga ngo atarimo uburyarya. Aya masengesho atarimo uburyarya ntekereza ko kuyasenga kuri guverinoma ya Kristo bishobora kuba ikibazo. Aya masengesho ni Dawidi wayasengaga ku rwego yasabiraga abanzi be ibihano bikomeye. Hari aho yasabiraga abanzi be ngo Imana ibakura amenyo yamare mu kanwa basigara ari ibihanga. Yaje no gusenga isengesho aravuga muri Zaburi 5:5-16, ariko niyo wahera kuri 13 aho yagaragazaga ko uwo basangiraga ari uwamugambaniye akamugirira nabi, ari uwamubanguriye icumu ngo amwice. Agaragaza ko Imana ikwiye kubamanura, kubatunguza urupfu rukabamanura, no bakajya ikuzimu bakanuye amaso ari bazima. Inshuti zanjye, amasengesho nk'aya muri iki gihe cya Kristo yafata nk'amasengesho mabi, kuko Yesu yavuze ko umwanzi wawe nasonza umugaburire, niyambara ubusa umwambike, nagutwara umwitero umuhe n'umukenyero. Niko byubatse, ni Yesu wabyubatse gutyo, ntacyo tugenda kubihinduraho. ngo ubwo nibwo uzaba umwaruriyeho amakara kuruta uko wakihorera cyangwa ukamugirira nabi. Dawidi ati bamanurira ikuzimu bakanuye amaso ari bazima. Iki yarabasabiye ntabwo cyari bwombaga kuba hari ubwa mbere mu mateka, n'ubundi cyari cyarigeze kibaho kuri basekuruza. Nk'icyifuzo cy'umugabo umwe witwa Mose wayoboye iteraniro rigari ry'Abayisiraheli ubwo bavaga muri Egiputa, bari mu butayu. Yigeze ahagurukirwa n'itsinda rimwe ry'amafamiye agera muri 3, famiye ya Kora, famiye ya Datani, famiye ya Aburamu, ya Kora, Datani na Aburamu. Bigeze bamuhagurukira, noneho baramuhagurukira cyane biramubabaza, agira agahinda, atakira Imana, arasenga kugeza ubwo yabwiye Imana, arayibwira ngo aba bantu nkurikije umubabaro banteye uburyo bambabaje, uramutse ubahanishije igihano gisa n'icy'abandi nababara cyane. Imana amubwira uti rero bateranye begerane, begere hafi. Baraterana. Imana amubwira ngo abawe bashyire ku ruhande bigireyo. Bamaze kwigirayo ngo Imana yasamura ubutaka ngo burabamira bamanuka bagikuzimu ari bazima bakanuye amaso, ngo barataka cyane, ngo bavuze urwamo, ngo kugera ku rwego gutaka kwabo ngo byateye ubwoba iteraniro ryose, ngo rirahunga riravuga ngo duhunge turashize. Kwari ugutaka kwa ba bantu, ya miryango imanuka igikuzimu ari bazima ikanuye amaso. Aho rero bahita ikuzimu. Icyo cyari icyumba cya kabiri cyakira abantu nyuma yo gutandukana n'uyu muntu wacu w'inyuma cyitwa kuzimu. Muranyemerera muri iki gice cya 4 cy'inyigisho yacu tukiveho noneho tuvuze kuri icyo cyumba cya kabiri. None mu gice kizakurikiraho tuzakomeza tuvuga noneho n'icyumba cya 3 cyakira umuntu wacu w'imbere nyuma yo gutandukana n'uyu nguyu w'inyuma. Inshuti zanjye, nyine turakomeza muri ako gasiro gako kwishimisha, gasa no kwikira igitatu, gaseka rimwe na rimwe. Upfuye wese ngo yitabye Imana, upfuye wese yitabye Imana. Nitugakomeze kuko ntabwo twenda kugahindura mu buryo bwiza buri discipline nyine bwo kwanga kugaragaza imvugo mbi yitabye Imana.
tutitaye aho yagiye nyine tuvuge tutiyitabye Imana. Okay, nta kibazo cyane ko nibyanditswe byatubwiye ngo ntawe tukwiye gucira urubanza igihe kitaragera. Nibyo rwose bose ni tubatwerera Imana, nta kibazo umuremyi ni tubatwerera Imana, ibindi bizicangura nyuma. Ariko twebwe icyo dushinzwe, icyo tugamije kubereka nuko nyuma y'ubuzima abantu bose ntibitaba Imana, ntibanakirwa n'Imana. Hari izindi imbaraga zibakira, hari ibindi byumba bakirwamo, harimo n'iki cyumba cyitwa kuzimu. Mu nyigisho izakurikiraho, mu gice kizakurikiraho, tuzababwira none icyumba cya gatatu cyakira abantu nyuma yo gukurwa muri uyu mubiri, ari nacyo cyumba cyakira inzererezi. Bageramo bagatangira kuba inzererezi, bakagerirwa baza kuzerera batubuza amahoro, baza kudutesha umutwe amanywa ndetse na nijoro, batwongerera akazi ko gusenga duhanganye nabo ngo turebe ko bahava. Reka ngire nti rero Imana nibaha umugisha. Iyi nyigisho irakomeye, birashoboka cyane ko abantu muzagenda muzigiraho ibibazo cyane, ndetse mukanazigiraho ibibazo by'umwihariko. Bamwe tujya tubabona n'abaca mu gikari mukaduhamagara ngo hari ibyo ntasobanukiwe, ndumva bikomeye. Hari n'abatwandikira bakatubwira ngo mfite icyo nshaka kuzabaza ariko ngo nzakibaza maze kuyumva nkayisoza. Ushobora kunyura kuri kontakte zacu 0782521970 iri kuri WhatsApp. Wayinyuraho ukatwandikira ukatubwira ngo ndashaka gusobanukirwa hano, ntabwo nahumvise. Ndashaka gusobanukirwa aha, ntabwo nahumvise. Reka rero mbabwire nti nimugubwe neza, nimukore share, mukore comment, mukore subscribe, musangiza abandi izi nyigisho. Rwose ntacyo bitwaye, abajyana na Yesu gutabara abandi nubazagabana umugisha w'Imana. Mu bintu Imana izitaho no kureba harimo no kuzareba ibyo twahaye umwanya cyane. Ibyo wahaye umwanya cyane ni iki? Ni inyigisho. Icyo wahaye umwanya cyane ni filime. Icyo wahaye umwanya cyane ni imipira. Icyo wahaye umwanya cyane ni komedi. Ni iki wahaye umwanya munini mu buzima bwawe? Icyo nacyo Kristo azakirebaho, Imana Data wa twese izakirebaho. Mujye muha umwanya inyigisho, ntukumve inyigisho umunota umwe, iminota ibiri ngo uhite kwivaho ngo numva ngo bitamfasha. N'abadayimoni baba bari gutuma utafashwa, ntabwo ari umwuka w'Imana uri gutuma udafashwa. Ni amadayimoni, kuko ntabwo umwuka w'Imana yakubuza gufashwa n'iby'ijuru, ahubwo ni amadayimoni akurimo aba ari kukongorera ati byihorere nta kibirimo, byihorere ntibigufasha, byihorere uwo nta nzi no kwigisha, byihorere uwo nguwo nta n'amavuta afite. Ayo ni amadayimoni ari kuzuye, ari yakwinjiyemo adashaka ko. None kufashwa na filime, iyo uri kureba filime ko atakubwira ngo byihorere nturi gufashwa. Iyo ureba komedi ko atakubwira ngo biveho nturi gufashwa. Iyo ureba filime z'ubusambanyi ko dayimoni itakongorera kukubwira ngo byihorere nturi gufashwa, ahubwo ikongorera kubwira ngo reba nakandi, reba nakandi. Inshuti zanjye, amajwi mwumva mujye mumenya kuyatandukanya, mumenye ngo iri jwi ni iry'amadayimoni, iri ni iry'Imana. Ijwi rigukura ku nyigisho ngo nturi gufashwa, urumva atari amadayimoni akurimo. Ni gute udafashwa na Bibiliya? Hari ubwo nababwiye ibyanjye ndi kwivuga, ibi ndi kuvuga hari aho mwumvise nivuga, hari aho ndi kuvuga umugore wanjye, hari aho ndi kuvuga abana banjye, hari aho mwumvise mvuga mama wambyaye, hari aho mwumvise mvuga data wambyaye, hari murumuna wanjye navuze muri iki kiganiro. Si ubutumwa nababwiye. None ibintu byananiwe, wananiye gufashwa n'ibyo tuvuga gute niba atari amadayimoni atuma udafashwa? Niba atari abadayimoni, kuki muduha ibyifuzo ngo tubasengere? Ndimuduha ibyifuzo birimo kubasengera ngo Imana ibakize amadayimoni atuma mudafashwa n'ubutumwa bwiza. Bumva ijambo iminota ibiri ukarivaho, ariko wakumva idafite umumaro isaha ebyiri zigashira, ubona utafite ikibazo. Mwagiye muduha icyifuzo uti rero mu nsengero mfite amadayimoni atuma ntumva ijambo ry'Imana, iyo nyumvisha iminota 10 mpita mbivaho, nkabizorera nkumva ntibiri kumfasha, ntibindyohera. Kuki ntawe turabona twandikira muri comment ngo aduhamagara tubwire uti mfite amadayimoni atuma ntafashwa n'ijambo ry'Imana, ni mu nsengero ya madayimoni amvemo? Ahubwo nuko twandikira dufite ibi byifuzo ibi bimeze gutya urugamba. Inshuti zacu, koko ibyo nibyo wakabaye ushyira imbere ngo tugusengere kuruta kugusengera kutajya ufashwa n'ijambo ry'Imana kubera amadayimoni yakubanye menshi? Kuko dayimoni azi ko nufashwa n'ibi tuvuga yakuzimu utazayijyamo, uri bubone ubugingo ikuzimu nk'urugemo. Niyo mpamvu akubuza, ahita gutera mw'akantu katuma udafashwa nabyo. Kuki ibiryo bikuryohera? Kuki urya inyama zikakuryohera? Kuki ifiriti zikuryohera zizanakwangiza?
ariko nturyoherwe n'ijambo ry'Imana. Nyuma y'iki kiganiro nkeneye abantu nzakira bakambwira bati ni mudusengere twa dufite umudayimoni utuma tudafashwa atuvemo, kandi ndababwiza ukuri azabavamo. Ujye uryoherwa n'ijambo ry'Imana, wumva ijambo ry'Imana urisoze. Mwaretse ubute mukareka ubunebwe ngo rifite iminota myinshi, iminota 40-50 ni myinshi wumva ijambo ry'Imana. Kubona amasaha 2 yo kumva urubuga rw'imikino, nubwo ntarukubujije niba urukunda, sindukubujije niba warabihisemo, ariko gira n'undi mwanya nawo kumva ijambo ry'Imana. Iminota 50 kubana myinshi gute? Isaha imwe kubana nyinshi gute yo kumva ubutumwa bwiza? Kubona 3 yo gutembera, kwiri gusirikira. Nshuti yanjye zacu, mujye mureka tubabwiza ukuri, kuko nitutababwiza ukuri tugifite uyu munwa Imana yaduhaye, tugifite uyu mwuka duhumeka, twazabibazwa, twazavuga ko twabamariye iki? Tubarebera Satana bariganya ntitubabwire iki twaba tumaze. Hari inyigisho umwuka Imana ampe mu minsi yashize ashaka kuzabigisha ivuga ngo uburangare bw'abarinzi n'ingaruka byazanye ku bantu b'Imana. None natwe turangare koko pe, ntitubereke uburyo mwinjiranywe. Nta mutima mu birimo kubana kwabo kwiza barahugurana. Ni mujye mufata umwanya uhagije mwumva ijambo ry'Imana. Yesu azanareba umwanya mwatakaje cyangwa se mwashyize mu bye mu gushaka kumenya ijambo ry'Imana. Nagerana nababwire ngo kwinjira mu bwami bw'Imana si ugukiranuka 100%, ahubwo kwinjira mu bwami bw'Imana ni ubwinshi bw'inzara n'inyota ufite yo gukiranuka. Niyo Kristo azinjiriramo akaguhaza, akaguha kubishyikaho kugira ngo ubashe kubigeraho. Reka ngire nti mbasengera Imana ibafashe, ibagirire neza, mubashe gusobanukirwa nibi ngibi mwumvise. Imana itabafashije kubisobanukirwa ntabwo mwabasha kubimenya. Mana nziza, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Tubaza akanya turi kumva, turi ku ijambo rivuga ngo rinda uw'imbere kuzazerera nyuma yo gutandukana n'uw'inyuma. Ibi nta muntu wapfa kubimenya utabimuhishuriye. Ngewe kwa runaka na nyira runaka ntabwo ibintu ari kubimenya ntabihawe n'Imana, kuko nta teoloji yabinyigishije, nta shuri nagiye kubyigamo. Ibyo banyigishije muri teoloji ndabifite mu masilabisi, sinjyana nabisomera abantu uko nabangiye kubigisha amateka. Ababikeneye bazajye nabo kubyiga muri teoloji, zirahari runaka, zirahari. Twebwe tuzababwira ibiz'umwuka kuko ari byo dufite, naho ibya teoloji bazajye kubishaka mu mashuri, bazajye kwishyura babyige. Ndagushimiye rero kuko ntanzi ibyo wampaye gutanga. Nsengeye ababyumvise bibafashe kandi bye gusohoka ngo bibe byaciye mu gutwi kumwe bisohokere mu kundi, nibigume mu mitima yabo, bibabere igitsikamutima. Mu gihe runaka bizabazamure, bibatumbagize, bibinjize mu bwami bw'Imana. Icyoro n'ikibi cy'Imana iduhamagarira kuyikorera no kuyamamaza mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amahoro y'Imana nabane namwe. Shalom nshuti zacu, turabakunda cyane.